bamwe batwita abakene batazi ko dutungisha benshi, nicyo gituma turi umucyo wa benshi muri iyi si. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene Datanyabwanga, abantu basenga Imana uhora usuzugura nibo batumye benshi batunga amamodoka, abenshi amashuri aba yarahagaze, abarozi babamereye nabi, abana b'Imana barabasengera ibyo bikurwaho, none birirwa bavuga ngo barabirirwa basenga. Nanya nkubwe ngo twe dufite ubutunzi butagereranwa we aribwo gutunga Kristo. Pawulo agenda mu Bakorinto yarabandikiye mu rwandiko rwa kabiri bavuga ngo dutekerezwa ko turi abantu batamenyekana, ngo nyamara turi ibirangirire, ngo dusa n'abagiye gupfa, ngo ariko dore turi bazima, ngo dusa n'abahanwa, ngo ariko ntitwicwa, baravuga ngo dusa n'abababara ariko twishima iteka, ngo dusa n'abakene nyamara turabizi ko dutungisha abantu benshi, ngo dusa n'abatagira icyo bafite, ngo nyamara dufite byose. Ufite Kristo aba afite byose. Inshuti yanjye, wihangane wowe bari gutoteza, wihangane wowe bari kuvugisha nabi, wihangane wowe bari kugaya, ngo nuko usenga ujye ubavuga ngo ntawe usenga kera, ngo kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Imana ibahe umugisha mwebwe abari gukomera ku mwami. Yesu abakomeze. Imana ishimwe cyane. Amen.